nta mwanya mfite mumbabarire. Mbabwiye impamvu yateye Imana kuzibina Yohana mwatangaje, kuko nyuma yo kuyiziba igihe cyaje kugera hano arasenga abwira Imana ngo Mana uramutse witegereje umubabaro w'umuja wawe, ibyo ndabyemera ko dusigana, ugaha umuja wawe umwana w'umuki, nazamugutura akaba atuwe Uwiteka iteka ryose. Ibitabo bisobanura Bibiliya biravuga ngo rero asengesha Yohana yasenze yarisenze par inspiration divine, ari Imana ibimuyoboye, donc mu ijuru ryamuhumbekeho gusaba atyo, kuko na mbere yarasengaga ariko Imana yari yararindiriye ko ahibwa uwo muhigo uvuga ngo azamuzana hehe mu rusengero. Muri make Samweli yageze mu rusengero akenewe, kandi Imana yaramubitse kera mu nda imufungiramo. Noneho umunsi yavuzeho ngo nuramuka umumpaye nzamuzana, nibwo inda yafungutse, kuko Imana azi ko Samweli azasimbura Eli. Haleluya, Yesu ashimwe. Hanyuma mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 5 kugera ku 8 naho ku ijambo ry'urugumba, ahantu muzavuga ngo ibyo aba ari byo bituma kwizera no kongera ingeso nziza, ingeso nziza mukongera kwihangana, kwihangana mukongera kwirinda, kwirinda mukongera gukunda bene data, gukunda bene data mukongera urukundo, bigera mvuga ngo kuko ibyo nibigwira muri mwe bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba. Aho rero hashaka kuvuga iki? Hashaka kuvuga ubugumba bwo mu buryo bwo kutageza abandi kuri Yesu, kutagira abantu byaza ubutumwa, kuba abantu batahinduka ku bwawe. Yego? Amen. Akomara kumvise. Naho ubundi wabona n'ahangaha harimo abatari bagira urubyaro kandi bategereje, kandi ntabwo mwasezera kuri Yesu ngo nuko mutarabona umwana. Ibintu biri mu nshingano zanjye zivuga ubutumwa muri ADP mu rwego rw'igihugu, ntabwo nabisigaye bityo, naba ntacyo maze muri ADP. Noneho ndasoma umurongo umwe dusanga mu Migani ibice 11 umurongo wa 11 dusenge. Imigani 11 umurongo wa 11 dusengere kuri iryo ngiryo, kuko ni ukubaramutsa, sibyo? Ndumva nshaka kubagwa neza ku buryo mwagenda mutimyoza. Uwo murongo uravuga ngo umugisha w'abakiranutsi ushyira umudugudu hejuru, ariko usengwa n'akanwa k'umunyabyaha. Umugisha w'abakiranutsi ushyira umudugudu hehe hejuru. Haleluya. Iryo jambo ku bantu bafite izindi Bibiliya, yaba Igifaransa cyangwa Icyongereza, nimurisoma murasanga bigiye kuvuga ngo iyo Uwiteka ashaka kuzamura umudugudu aho umugisha abantu babo, aho hejuru, aho umugisha abo bantu babo. Amen. Umuntu wese wageze hano akaba yarigeze kuhagarara mu kibuga nka Mishiri, agahagarara mu kibuga twari turi hano, Yesu ashimwe, akajya kubwiriza kuri podium mwari mwaremeye y'imbaho ahantu ntazi mu gutunga amaboko ahiye, yarangiza mukamwakira mu kazu k'imbaho kari hafi, uwo muntu akareba ibintu biri aha ngaha, yabona mutarengwa mu maboko. Haleluya. Amen. Oya, amaboko yanyu yarabyaye, amaboko yabyaye izi nkingi zombi za mwikorezi, niho hantu nazibonye hambere mu rusengero. Alex Venus, mumbwire urusengero mwabonye rufite izi nkingi wagira ngo ni ari igikirofe. Nibwira ko nituza ku rukingo rumugaragara muri ADP akashuri tuzakata kazaba kari naho muzagashyiremo tugakata n'izina rya Yesu. Haleluya. Amaboko yabyaye n'ibyuma ndeba hejuru, nakoze iperereza rikomeye rihagije menya yuko nta kintu kirava iwacu muri ADP.
habe n'ibati. Haleluya! Amaboko yabyaye isima yazamutse hasi hariya mu mabuye no muri za rongine, kandi two hasi ari rongine buriya ntabwo iriyo. Ayo maboko ntabwo agumbashye, ayo maboko ntabwo agumbashye, ntabwo ari amagumba. Haleluya! Ahubwo Uwiteka bakomeze, yongera abatera iteka, yongera abameneremo, kuko Dawidi yaravuze ngo niba hari n'icyo ntanze, gitanze gikuye mu butunzi wampaye. Ngoma za 29:14 haravuga ngo niba hari n'icyo ntanze, ngikuye mu byo wampaye. Ntabwo ushobora gukorera Imana utayikoresheje ibyo yaguhaye. Yesu ashimwe. Kandi Uwiteka Imana yemera ko nubwo yahaye abantu itabahaye uburyo bungana. Gatatu, yemera ko iyo umuntu akuye ituro mu bintu bye bikeya bifite agaciro nk'ibyo wamuketse. Amen. Kugira ngo ahantu hubakwe ntabwo ari ko mwese mwemeye imifuka 100, siko mwemeye imifuka 10. Hari utari yagira icyo yemera uvuze ati ngiye gusa ndakoresha imbaraga zanjye mbe hafi yanyu mbapondere mahereze. Ni gakora ubikoze. Icyo nashima gusa ngiye ni uko buri muntu aho bugeza yaba afite uruhare. Umuntu wese wo kurimo cyangwa n'undi wo hirya yaho urimo kumva aya magambo akwiye kuba afite kontribisiyo ye, afite uruhare rwe hano kuri iyi nzu, ariko izerekana ko mwabyara. Sivamo iyi nzu iravuga yuko mwabyara. Wenda mwacura mubyara mwabyara. Imana y'ubuzima umugisha, kandi mbatuye umugisha, kandi mbatuye umugisha, kandi mbahesheje umugisha mu izina rya Yesu. Amina. Haleluya. Ndashaka kubwira ikindi kintu. Ndashaka kubwira ikindi kintu mwabadamu. Mfite amahirwe ko nazanye n'abantu bavanye i Kigali, kandi nubwo harimo abantu b'abasore harimo abantu bakuze. Kugeza ubu igihugu kirimo kirakira ingaruka zivuye mu buryo urushako rubanye. Yego z'uko urushako mu Rwanda rumaze kumera. So ngaruka zanjye kandi mugimirira zibabwira mu itari nk'itanu. Hano muri Bibiliya itangiriro ka 3:16 Uwiteka abwira umugore ati kuva uyu munsi uzajya ubyara abana ubabona, kandi kwifuza kwawe kuzahera ku mugabo nawe azagutwara. Kwifuza kose k'umugore kutaherereye ku mugabo, uwo mugore asigaranye amahirwe ya 70% yo kuba umugore muzima. Umugore wese utagifite kwifuza guherereye ku mugabo, risque de malheur. Donc abaragiye ku Mana. Nabonye abagore bakize, nabonye abagore bafite amafaranga. Iwacu hari i Kigali barahari n'abandi kandi mu mahanga aho bagenda. Ariko nabonye nanone umugore ukuntu ayo mafaranga yagiyemo amaganya, kuko abashoferi b'amakamyo baramusuzugura, abamumenera imicanga, akumva arashaka umugabo wahagarara akavugana nabo nibura baza. Murabivugaho icyatumye Imana ivuga ririya jambo kuva uyu munsi kwifuza kwawe kujya guhera ku mugabo, nuko ingorane bari bagize zo kurya ku giti zatewe n'umugore nawe wabonanye n'inzoka, kandi igihe yahuraga
ikamuganiriza, ikamusoromera, ikamuha. Umugabo ntiyarangana. Mu by'ukuri Imana ishyiraho yabwiriza ngo kuva uyu munsi kwifuza guherera ku mugabo, yagira ngo ice icyo kintu cyo kujyaza n'ibyo kurya umugabo atazaho. Bagabo muri aho, ninde mugabo wanezerwa akishima abonye ariye kabiri gatatu kane ibyo bitavuye ku mufuka? Ukarigana n'akazi kavuga tumeze erega icyuho ukagifatira ahangaha, ibyo wabijyana morale, wabijyana morale bishoboka. Bibaye byiza ni bimwe biryo watanze uje bimuturukeho, ariko bari bamuhaye kapitali, igishoro cyo mwita umutahe. Yego, kandi nacuruze koko yunguke, ariko agira ahantu agarukiye. Abandi babasekanye. Iyo urebye mu rugo rw'umugabo n'umugore, usanga umugabo agiye kuba nk'umuterankunga, n'ubwo agiye kuba umuntu ufinansa urugo, ariko umugore ni ukuri kuko bita suivi, agakurikirana uko abana babayeho. None kubera ko ibyo bintu bigenda bihinduka, turimo turapfusha abana, kuko mu Kinyarwanda baca umugani ngo urumbije umugore ntasarura abana. Nari mubuze kurumbya, murabizi kurumbya. Iyo urumbije umugore rero ntusarura abana. Icya kabiri, kandi iyo umuntu akurusha umugore aba akurusha bisa ntabwo mbizi. Ikindi, iyo umugore yishatsemo ibintu cyane akaba yifatira imyanzuro, akishakamo imibereho n'ubuzima, umugore wese washakishije arabiha aba mubi. Aba mubi, uwo mwita umubiyi, uwo mwita umubiri shaka sama, uwo mwita umubiri jeta umubiri, ni umurakare kabisa. Bishobotse yashakishwa dukeya ahantu hari abacuruza amata na keke, tumwariya ibashaka akagira n'urugendo, ariko ibyitwa ingendo zo zifata jagwari zigafata n'indege zikajya mu Bushinwa, byo mu bisengero mwitonze. Arajya mu Bushinwa, umuntu akava n'ingutiya nsa zitari mu ipantaro. Uwiteka namuhera umugisha ahangaha, kuko naho yawuhatangira. Iyo utangira Dubai, yawutangira i Kamembe. Ntabwo Bibiliya bariya abantu yabemereye kuguha pe. Mfite umwanya nayibigisha, kandi cyane cyane nkigisha abantu bashakanye. Ntabwo bariya abantu yabemereye iki? Yamaze kuvuga ijambo Imana, irangije igeze ku mugabo avuga ngo wa mugabo rero nawe shaho kuko wumviye umugore, ukemererwa gutumira amatungo yarazanye nkaho umuhari ntabwo kuyabaha. Guma hamwe kukuzaniye akaga, ugiye guhinga ubutaka, kandi ubwo butaka ugiye guhinga bugiye kumerera iki? Amahwa. Buriya igiti cyose gifite ihwa cyameze kubera igihano. Mwari mubizi? Ngo kigore umugabo. Hanyuma rero ugiye kuzajya ubanza utwonde ishyamba, witwike, nurangiza urime, ubanze urabasinde, azahore, utabire, utabere kugeza ngaho mu ivi. Ako kumbati kazajya kuvamo ryari? Ariko Yesu hari kagenda hinduka. Uzi ko Yesu yaduhaye n'imyumbati yeze amezi 6. Ubundi kera imyumbati yereraga imyaka, iyo umuntu ahinze imyumbati yajyaga kwinika bwa mbere ikivundi, nyuma y'imyaka 3. None Imana y'imyumbati yera vuba disi. Imana ishimwe iti haleluya. Ibyo byose Imana yashyize ku mugabo, kuko burya umugabo mu rugo aba mu mwanya w'Imana, yitwa umutware, yitwa umutwe. Amen. Yitwa iki? Umugabo mu rugo yitwa umutwe. Wa mutwe nyine Pastor Stephen yatubwiye. Umugore akitwa iki? Akitwa umutima. Akitwa umutima w'urugo. Haleluya. Noneho umutwe ugatanga
muri izo ngingo umutima ukabyapurika ukabyegizekita, umutima ukurikirana ishyirwa mu bikorwa by'iby'umutwe wemeje. Yesu abafasha, Yesu abashoboza. Ijambo twasomye yavuze ngo iyo Uwiteka ashaka kuzamura umudugudu wo kuwushyira hejuru aho umugisha abantu babo. Imana rero yongere i Kigali hari imvugo ibaho ivuga ngo yitwa ngo kubameneramo, ariko najyaga nyumva mu matasimeni n'abakomvayeri, Imana yongere ibashyiriremo ibaho umugisha, kuko ibyo mwatanze mwabivanye aho mwari mubitse ibyayo. Haleluya. Yongere ibongerere kugira ngo mubone ibyo gutanga. Amen. Hanyuma undi murongo tuwusome mu Ngoma za mbere, numvuje umutima wanjye ntabwo wumwisha cyane. Ingoma za mbere ibice 29 wa 16. Uwiteka Mana yacu, ibi bintu byose twiteguye kubakira izina ryawe ryera inzu bituruka mu kuboko kwawe, kandi byose ni ibyawe. Kandi Mana yanjye, nzi yuko ugerageza umutima ukishimira gutungana. Nanjye ntuye ibi bintu byose n'umutima ukunze kandi utunganye, kandi ubu mbonye abantu bawe bari hano bagutura n'imitima ikunze, biranezeza. Uwiteka Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Isirayeli n'abasokuruza bacu, ibyo ujye ubikomeza mu bitekerezo abantu bawe bagira mu mitima yabo, utunganye imitima yabo kwerekeyeho. Ntabwo banashaka ibi bintu bikomeze mu mitima y'abantu bawe. Haleluya. Ibi bintu mwatangiye, ibi bintu murimo, ibi bintu mumaze n'iminsi igana kuriya, Uwiteka Mana ubikomeze mu mitima y'abantu bawe, ikomeze igirite ikwerekereho. Haleluya. Imana ikomeze muri mwebwe, kandi muhumurize abagwiza ubutunzi, nimuhumurize abamugisha. Nibwira ko kuva mwakora ibi bintu abakoze ibi ngibi ntabwo bahombye, ahubwo ni nabwo ibiganza bibyara. Rero bya biganza bibyara isashimwe ya production y'ibiganza naho ngaho igaragara. Haleluya. Imana Data wa twese mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye uyu mugoroba rwose, ndagushimiye uyu mugoroba rwose, ndagushimiye uyu mugoroba mwiza, mugoroba w'umugisha uhereye imbere yawe. Ndagushimiye iteraniro Yesu Mwana w'Imana, ndagushimiye imigisha waduhereye hano mu ijambo ryawe, kandi ndakwinginze ngo uvangure ibiba byivanze mu ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Ukureho ikintu cyose cyaba igitotsi, y'amata atokowe barayatokora akayoga, ariko ntabwo bayamena. Niyo mpamvu gusabye ngo teraniro ritahane umugisha, bitahane imitima itishama, bitahane ubwuzu n'urugwiro n'urukundo rukunda Imana. Kandi aya magambo tubabwira y'umugisha nawe uyasohoze, nawe uwubahe, ukure indwara hagati muri bo mu izina rya Yesu. Abamaze iminsi bageragezwa n'ubugumba, babuze urubyaro, tuzibuye izo nda mu izina rya Yesu. Ni ikigeregezo cyabayeho babagerageza nk'uko wagerageje Hana, ariko wazibura izo nda zigasama. We wagerageje Sara, wazibura inda zigasama. We wamuhaye urubyaro mu zabukuru, nta n'ibimenyetso by'abagore akigira, watanga urubyaro ababyeyi bakabyara. Yesu Mwana w'Imana, tanga umugisha mu ngo z'abashakanye. Haleluya. Habe urukundo. Munsi wari turagusengeye gusa, munsi wari turagusabiye, uturinde uburiganya bwa Satani ubwari bwo bwose, uturinde amayeri n'ubucakura bwose. Tuzagira umugisha mu iteraniro ry'abera. Dusengeye abakorari azaza aha ngaha, dusengeye ayahaba, dusengeye abadiyakoni, dusengeye abazakora imirimo yose mu izina rya Yesu. Ibyo kurya n'ibyo kunywa byezwe mu izina rya Yesu. Abadayimoni badutse baguhumanya amafunguro b'abarozi, abadayimoni b'abarozi, abadayimoni b'abarozi, abadayimoni b'abarozi basigaye bahumanya ibyo kurya mbere ibyo kurya, bahumanya inkono katika jina Yesu, bahumanya ibyo kunywa. Turirukana abadayimoni b'abarozi, turirukana abarozi mu izina rya Yesu.
ngo tumenye imigambi ya Satani. Uwo nawe twamutahuye rero turamucyaha. Umwanya mwiza